tayasire amaso y'abategereje kubona bagutereze cyamunara amaso y'abategereje kubona usebye amaso y'abategereje kubona wikoreye uburiri bagusohora mu ikode ariko hepfo aratubwiye ngo ntabwo bazi tayasisene tayasire zogredo sase tayabini kontaje vedo sase hepfo baratubwiye ngo ariko ntabwo bazi umugambi Imana igufiteho cyangwa ijambo Imana igufiteho nubwo haleluya haleluya nubwo amaso yabo yiteguye kubona ikibi nubwo amaso yabo biteguye kubona baguhaye piriyave mu kazi nubwo amaso yabo yiteguye kubona wirukanwa mu kazi nubwo amaso yabo yiteguye kubona utabyaye nubwo amaso yabo yiteguye kubona udashatse nubwo amaso yabo yiteguye guterezwa cyamunara ariko umwami avuganye nawe aravuze ngo ntabwo bazi icyo akugambiriyeho yaranyirije hamwe nk'imibi irunze ku mbuga mvugira ngo amen haleluya amen twatangira tubwira ngo ni amahanga yose yiteguye kukurwanya ariko umwami asoje avuga ngo ntabwo bazi icyo akugambiriyeho nta nubwo bazi umugambi Imana igufiteho icyo bikora cyo nuko ababwiye ngo aya mahanga yose azayateranyiriza hamwe nk'imibi irunze ku mbuga haleluya cyane haleluya abafite umugambi w'Imana aho uri hose umvugire ngo amen bategereze ubutabazi bw'Imana aho uri hose umvugire ngo amen birashoboka ko babona nta nzira birashoboka ko biteguye kubona usebye birashoboka ko babonye ko birangiye ariko umwami Imana avuganye nawe aravuze ngo azagutabara ndetse abateranirije hamwe barunze nk'imibi irunze ku mbuga ntabwo azagutabara abatandukanye azagutabara bose bateraniye hamwe mvugira ngo amen yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde kafata umwanya ngushimire wewe wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ugakunda ibyo twaganiriye nawe yikande nukuri ndahita ngusabira umugisha icyo nabasezeranije nuko utabicisha irungu ahubwo nkajya kuraba abakozi b'Imana uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mukeshimana Julienne niwe tugiye kubana muri iki kiganiro eka tumuhe ikaze abasuhuze karibu umukozi w'Imana murakoze ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe abadukunda n'abagiye kutubona bwa mbere ndabasuhuje mumeze muti nizere ko mumeze neza nanjye meze neza murabibona ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana yego meze neza kubera ko nta mutima uncira urubanza mu mutima ngewe mfite meze neza rero gusa nashima Imana ko yadutije ubuzima yego hari benshi batagira aya mahirwe ariko ngewe Imana yangiriye icyizere ndavuga ngo niba Imana yakugiriye icyizere hari byinshi yiteguye kugukorera kuba yakugiriye icyizere ukabyuka bikemera ukagenda bikemera na amahirwe akomeye cyane hari abafite amafaranga biba bitakunze hari abize amashuri biba bitakunze ariko twebweho turi n'insuzugurwa ikatugirira neza ndavuga ngo Imana igituzigama nta ruhare tubigizemo ahubwo uruhare turubonekamo nuko twemera umwami nk'umukiza wacu naho tugira icyizere nta mafaranga ikatugirira icyizere nta mashuri ikatugirira icyizere uko turi barebare cyangwa bagufi ahubwo kuba uyemera gusa bigatuma ikugirira neza Imana yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera ayiwe mu bibazo rwose no mu burwayi bwose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera ayiwaba nawe urwaye ndetse waba ushonje ugakora ibyo gukiranuka Imana irakwemera
mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka ab'Imana irabemera. Imana ituzirire. Yego. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Birashoboka ko waba usonje ariko inzara yawe ukayikiranukamo. Birashoboka ko waba urwaye ariko mu burwayi bwawe ugakiranuka Imana irakwemera. Birashoboka ko waba umaze igihe kirekire utabyara ariko ukabikiranukamo. Ntujye mu kuraguza, ntujye mu kurogesha, Imana irakwemera. Mu mahanga yose abubaha Imana irabemera. Mvugira ngo amen. Ntabwo ivuze biringiye abakomeye, ntabwo ivuze biringiye amafaranga, nta nubwo ivuze abize cyangwa abatarize, ahubwo ibikorasira tubwiye ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Mvugira ngo amen. Iyo imaze kukwemera ikwemeza ibyari bitakwemera. Iyo imaze kukwemera iguha agaciro aho utari ufite agaciro. Iyo imaze kukwemera iguha agasura aho wari waraburiye agasura. Mu mahanga yose nkuko muri byavuze ngo mu makana menshi y'abanyabyaha yantoranishemo ngo mbicutiye. Mvugira ngo amen. Mu mahanga yose abubaha Imana birashoboka kugendana n'abantu batandukanye ariko ntabazi kubaha Imana barimo, ariko ukagenda nabo uyizi neza kandi uyisobanukiwe Imana irakwemera. Mvugira ngo amen. Mu mahanga yose abayubaha, waba usonze ukubaha Imana, wambaye ubusa ukubaha Imana, wapfusuze ukubaha Imana, ukavuga ngo nubwo bigenze gutya ariko hari Imana ishobora byose. Yego. Imana irakwemera. Waba wabonye akazi ukubaha Imana irakwemera. Waba utakabonye ukayubaha irakwemera. Mvugira ngo amen. Waba utunze ukayubaha irakwemera. Waba udatunze nabwo irakwemera. Icyangombwa upfa kuba wubaha Imana. Yatubwiye ngo mu mahanga yose, ntabwo ivuze muri Burera gusa cyangwa muri Musanze gusa, ahubwo iravuze ngo mu mahanga yose, abatuye isi yose usibye mu Rwanda gusa, ni isi yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Mvugira ngo amen. Haleluya. Cyane haleluya. Ab'Imana irabemera kubera iki? Ntabwo umuntu yakwemera nk'uko Imana yakwemera. Umuntu yakwemera uyu munsi mu minota 3 akakwihinduka. Undakuvuga ngo umuntu yakubwira ati Julienne, fata abana bawe bajyane ku ishuri, igihembwe nigishira nzabarihira minerivare, igihembwe cyashaka ari kubundi rukunshaka ndisi. Nanjye byahindutse nari ntegereje amafaranga nagize gute nayabuze. Uwangu wakose nk'umuntu ariko Imana haleluya. Iyo yakubwiye ngo nzakwishurira irakwishurira. Iyo yakubwiye ngo nzakwambika irakwambika. Yakubwira ngo uzavya niko kurajya ugasikaza. Yakubwira ngo izakubebeza niko kurateta. Mvugira ngo amen. Mu mahanga yose wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Mwana w'umuntu yakubwira ati Julienne, muri uku kwezi nzakugurira telefone n'urugero ni kwitangira, cyagiye cyaje kugira ngo ari kubundi n'umugore wanje yabuze amafaranga cyangwa abana banje babuze imyenda yo kwambara, genda ushakisha umundi buzima ngewe nananiwe kandi cyandemyemo icyizere. Ariko turashimira Imana iyikubwiye ngo uzapfa niko kurapfa, yakubwira ngo uzarama niko kurarama, yakubwira ngo uzabyibuha ukabyibuha, yakubwira ngo ndarwubatse ikarwubaka, yakubwira ngo iguhaye umugabo ikamuguha, yakubwira ngo nkugiriye neza ikakugirira neza. Hari ababyemera n'abatabyemera ariko Imana ikakugirira neza. Haleluya. Mu mahanga yose icyo dusabwa ni ukuyemera kandi tukayubaha hanyuma ikatugirira neza. Muri byaravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, wabahanga amaso bakagukoza isoni. Ndabyibuka hari ahantu naringiye umuntu arambwira ngo ari urugendo rukomeze nzagendana nawe cyangwa se nzabana nawe, ariko jure ngo urabise ngo nge sinakureka. Ngo nubwo byaba bimeze gutya nzaguherekeza kugeza bigeze ku musozo. Nanjye ndabyiringira rata ariko sinibuka kavuze nk'umwana w'umuntu, ariko hari Imana yatuvuzeho bataratuvugaho. Haleluya. Hanyuma urugendo rubaye rurerure umuntu atuzi ko nasize abana bonyine kandi yambwiye ngo turagira gute turagenda. Arangije atuzi ko n'abana ntabyo kujya n'abasigiye kandi yambwiye ngo turagira gute yeme turagendana. Ariko turashimiriye twapfushije tuba turi kumwe nayo, twabyaye tuba turi kumwe nayo, twariye tukagendana nayo, tutariye tukagendana nayo. Haleluya. Haleluya. Mu ntambara tukagendana n'Imana, twanazisoza tukagendana nayo. Mvugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Imana ntago ivuga ubushashwa, Imana ntago atasi eneta ya sirezo credo sase, Imana
ntabwo ishobora gukora ikosa ryo kugusezeranya ibyo itarakora. Mvugira ngo amen. Amen. Ndabyibuka hari umugabo Imana yabwiye ngo komeza urugendo n'Imana izagendana nawe. Haleluya cyane, haleluya. Umugabo ati kuva ndi kumwe n'Imana nta kibazo. Akagendana n'Imana akabibona kari kugendana nayo. Hanyuma igihe kigeze umugabo agiye kugera mu ishyamba rikomeye, kananga urugero nko kuri Nyungwe. Abanyarwanda ni ishyamba riteye ubwoba cyane. Ahageze aravuga ati data turi kumwe, Imana iti turi kumwe. Amen, haleluya. Hanyuma agiye gukebuka asanga Kristo ntago bakigenda. Harangije aritangira ngo ariko Yesu nabura benshi. Wambwiye ngo turagendana, none tugeze aho bikomeye urabuze. Ntabwo narinzi ko nawe ugira ubwoba. Kumbi Yesu yamurebye arangije aravuga ati uyu muntu ntabwo namunyuze muri iri shyamba ngo yigenze bikunde. Amushyira ku mugongo, ariko ntiyamenya ko Yesu yagize gute, yamushize ku mugongo. Haleluya. Amen. Ndi gufashwa n'ukuri kw'Imana. Yesu yamuhetse ariko ntiyamenya ko yagize gute, yamuhetse. Harangije ati pu yewe Yesu ntacu turimo, uhenze tugeze aho rukomeye none urankase. Yesu aricecekera ariko azi ko yamushize hehe, ku mugongo. Yiciragura ati ibi ntibishoboka, uyu ni wa mugabo ukora ibikomeye, akora biriya byose none iri shyamba tunaniwe kurinyuranamo. Kumbi Yesu yagize gute, yeme yamuhetse ariko ntiyabimenye. Aca mu ishyamba kuko uramena Nyungwe ntabwo wapfa kuyicisha muri umuntu umwe uri kwigendesha n'amaguru, birashoboka se? Aramuheka kubera iki? Nta muntu wacaga mu iryo shyamba ari kugenda n'amaguru. Ageze hirya ubwoba buramutera, ariko yibuka ko Yesu yavuze ko baragira gute, baragenda. Arangije kubitekereza batese n'ubundi ko yabimbwiye, nkabanyabutse n'ubundi nkamubura nkaba ndi ngiye nyine, ubwo nyine nimpfa ndapfa. Ariko Yesu yagize gute, yamuheka. Hanyuma urugendo ritubwira neza ngo yasoze rya shamba. Akimara gusoza rya shamba ahita abona Yesu yongeye kumuhagarara ruhande, aramubwira ngo uhenze turenze ishamba none uragarutse. Yesu aramubwira ati reka nkubwire, burya si wowe wiyambukiza rirasamba, ahubwo nabonye unaniwe mu buryo bw'umubiri, nabonye utashobora kwinyuza muri iri shamba. Ubwoba bwawe bwinshi ku buzima bwawe, mbona nta kindi nagukora usibye kugushira ku mugongo. Ati bugira ishyamba ntabwo ari wowe wagiyambukije, ni jye wari wagushize ku mugongo, none se mvuye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Birashoboka ko nawe waba udukurikiye uri kubona ko yakuretse, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Yesu yakuretse, ahubwo aracyaguhetse. Ntabwo Yesu yakuretse, aracyaguteruye kugira ngo udahera muri uru rugendo. Ntabwo Yesu yakuretse, aracyaguteruye kubera intambara uri guhura nazo. Ntabwo Yesu yakuretse, uracyari ku mugongo w'Imana kugira ngo haleluya, haleluya, kugira ngo udahura n'ibicane bye muri uru rugendo. Mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Amen. Birashoboka Kristo yazaranyura imaranye igihe kirekire, ariko kamere y'Imana nayo igiceceka. Yarangiza ikicecekera, ugasenga igaceceka, ukayihamagara igaceceka. Nkunda kuvuga ngo n'igicecete biri gukora. Burya nubwo yagendanye n'uyu mugabo, uyu mugabo akabona adahari, ariko haleluya yari ahari kuko yari yamushize ku mugongo. Nubwo nawe ubona ko bikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyaguhetse. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyagufiteho umugambi. Nubwo ubona nta nzira, hari Imana ikigufiteho umugambi. Nubwo ubona amarembo yarafunzwe, hari Imana izakugirira neza. Nubwo ubona intambara ari nyinshi, iyo habaye Moridekayi nawe ize kugutabara. Mvugira ngo amen. Nubwo bari igisuzuguriro kibaye cyinshi, hari Imana ije kukurengera. Haleluya, haleluya. Nkunda kuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora gozwa amarira atarize, ahubwo urarira Imana ikabyemera, ukaboroga Imana ikabyemera, ukikuruta Imana ikabyemera, ugapfakara Imana ikabyemera, ukabura urubyaro Imana ikabyemera. Ariko haleluya, haleluya, nagaruka Imana ibitakuzi, nagaruka Imana iba yakuretse, ahubwo haleluya ni igihe cy'Imana kiba kitaragera, kandi n'iyicecetse biri gukora. Mvugira ngo amen. Amen. Intambara ni nyinshi, byago n'amakuba ni byinshi, washatse inzira biranga, urirwanirira biranga,
ariko reka nkubwire ijambo rikomeye. Ndashatse kukubwira ngo haleluya. Nshatse kukubwira ngo nubwo ubona inzira zikomeye, ikintu Imana yakoze gikomeye ku buzima bwawe nuko byo kugahumeka bikemera, utari kwishura bomboni nk'abandi bantu, ukagenda bikemera. Icyo ni cy'agaciro Imana iba yakoze ku ruhande rwawe. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Bakwisuzuma ukuri guhumeka aya mafaranga ntiwayabona, ariko turashimira Yesu. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Muri ibyo yavuze ngo ifarasi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Amen. Haleluya. Amen. Ndi nawe aravuga ngo yandutiye byeri na za mitsingi. Amen. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Ndutiye byeri na za mitsingi barata. Ayiwa yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Ayiwa yandutiye byeri na za warage barata we. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Imana yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yandutiye byeri abandi bajya kuyinywa ngo batsinzire. Imana ikavuga tumva Julienne mwana wanje, ndi Imana iguhaye gusinzira. Mvugira ngo amen. Amen. Abandi bati kugira ngo iri jambi wanje mu rugo nuko mfata kamwe. Imana ikakubwira tumva nkubwire, ndi Imana iguhaye ibitotsi, ndi Imana iguhaye amahoro yo mu mutima, ndi Imana yubatse urugo rwawe. Atari uko wanyoye byeri, atari uko wanyoye mitsingi, atari uko tasi eneta ya sirezo credo sase, atari uko wanyoye waragerata, atari uko wanyoye iritabe. Yandutiye byeri na za mitsingi barata, yandutiye byeri na za waraze barata. Abandi bati ndajya kunywa waraze, nibwo ndagira ijambo mu bandi bantu. Ariko Yesu yarangiza akavuga tumva Julienne mwana wanje, ndi Imana iguhaye ijambo aho waburiye ijambo, ndi Imana iguhaye agaciro aho watereye agaciro. Niyo mpamvu uyu murindi avuze ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye ibyo byose by'iyi si, irangije amahoro yo mu mutima. Mvugira ngo amen. Amen. Nawe hari ibyo yakurutiye, harangiza kugirira neza. Nawe hari ibyo yakurutiye, harangiza arakurwanirira. Ntabwo yaturutiye mitsingi gusa, yaturutiye abarozi ndetse n'abarogesha. Irangije iratwikiriza. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Yandutiye byeri na za mitsingi barata. Nukuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Nawe hari ibyo yakurutiye rata. Abandi bavuga ngo nzabyara ari uko mvuye ku bapfumu, abandi bavuga ngo nzubaka ari uko mvuye mu bapfumu. Turashimira Yesu waturutiye ibyo byose. Yarangiza akavuga ngo urugo nubatse ntirujya rusenyuka. Urugo Yesu yubatse ntirujya runyeganyega. Urugo Yesu yubatse nta mwibyano haboneka. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Imana itugirire neza. Tujye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Mika. Amen. Amen. Yandutiye byeri rata. Nawe hari ibyo yakurutiye mu ruhande rwawe. Yego. Nanjye hari ibyo yandutiye mu ruhande rwanjye. Imana itugirire neza. Yego. Tujye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Mika. Ibice 4 turasoma dore ku murongo wa 11 turageza kuri 12. Mvugira cyane amen. Amen. Mvuze ngo tujye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Mika. Ibice 4 turasoma dore kuri 11 tugeze kuri 12. Twumva ubuhanuzi bw'Imana. Amen. Ubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Ubu ngubu amahanga menshi ateraniye kugutera. Yewe mubyeyi, hari amahanga ari gutegura ibitero. Yewe mugabo, hari amahanga yari ari gutegura ibitero. Nagavuze ngo n'umurenge umwe, nta nubwo avuze ngo n'akagari, ahubwo ijambo ry'Imana ratubwenga amahanga yose. Haleluya. Amen. Amahanga yose akurwanya ari gutegura kugutera. Dukomeze twumva. Aravuga ati Isiyoni nihangizwe. Haravuga ngo iwawe mu rugo nihangirizwe, cyangwa se Siyoni nihangirizwe, akazi ukora nikangirizwe, urubyaro rwawe nirwangirizwe, ruhinduke mayibobo ku musozi. Haleluya. Haleluya. Umugore wawe niyangirizwe ntazabyare.
amahanga yose ahagurukiye kugira gute kugutera. Ubwo ari Julienne ubivuze se Oja. ngayo mahanga inama ari gukora ari kuvuga ngo Isiyoni ntihagire gute ntihangirizwe, ubuzima bwawe ntibwangirizwe. Isiyoni ntago ari ikindi gihugu. Ufata Isiyoni ugereranye n'ubuzima uhagazemo, ufata Isiyoni uhagereranye n'urugo rwawe, ufata Isiyoni uhagereranye n'urubyaro rwawe. Ngo hanyuma ayo mahanga yitegereje asanga ari gutegura ibitero byo kuvuga ngo urugo rwawe rwangirizwe, byo kuvuga ngo akazi kawe kangirizwe, byo kuvuga ngo abana bawe bangirizwe. Haleluya, haleluya. Amen. Bari gutegura ibitero byo kutakugirira neza, ubwo bari kuvuga ngo bategura ibitero byo kukurwanya, byo kugutesha agaciro, byo kugusuzuguza, byo kukwinjiza muri gereza. Mvugira ngo amen, Amen. yego hatubwiye ngo iki? Amaso yacu areba ibi bituhifuriza. Isiyoni hangirizwe, amaso yacu areba ibi bituhifuriza. Mvugira ngo amen, Amen. mbese nukuvuga ngo ibi bibakwifuriza nawe fata ubuzima uhagazemo, hanyuma nusanga nta nyirabayazana ufite uvuge ngo Julienne yaravangiwe. Reba ubuzima uhagazemo, nusanga nta mahanga ateraniye kukurwanya uvuge kuri uyu munsi ko Julienne yavangiwe. Haratubwiye ngo nukugira ngo amaso yacu arebe ibibi tuhifuriza, Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. amaso y'abagambiriye kubona ukorwa n'isoni, amaso y'abategereze tasiyene tayasire, amaso y'abategereze kubona bagutereze cyamunara, amaso y'abategereje kubona usebye, amaso y'abategereje kubona wikoreye uburiri bagusohora mu ikode. Ariko hepfo aratubwiye ngo ntabwo bazi tayasisiyene tayasire zogredo sase tayabini konta jevedo sase. Hepfo baratubwiye ngo ariko ntabwo bazi umugambi Imana igufiteho cyangwa ijambo Imana igufiteho. Nubwo haleluya, haleluya, nubwo amaso yabo yiteguye kubona ikibi, nubwo amaso yabo biteguye kubona baguhaye piriyave mu kazi, nubwo amaso yabo yiteguye kubona wirukanwa mu kazi, nubwo amaso yabo yiteguye kubona utabyaye, nubwo amaso yabo yiteguye kubona udashatse, nubwo amaso yabo yiteguye guterezwa cyamunara, ariko umwami avuganye nawe aravuze ngo ntabwo bazi icyo akugambiriyeho. Haleluya. Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva. Ariko ntibazi icyo Uwiteka agutekerezeho kandi ntabwo bazi n'umugambi agufiteho. Haleluya, haleluya. Nawe wabasha kumenya umugambi Imana igufiteho. Birashoboka ko babona utazabyara, ariko Imana igufiteho umugambi wo kubyara. Birashoboka ko bagufiteho umugambi kutazashaka, ariko Imana igufiteho umugambi wo gushaka. Mvugira ngo amen, haleluya, haleluya. Ntabwo bazi umugambi Imana igufiteho, ntabwo bazi icyo Imana yiteguye kukugirira. Imana itugirire neza. Nubwo amaso yabo yiteguye kubona ibibi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari umugambi igufiteho. Nubwo amaso yabo yiteguye kubona usebye, hari umugambi Imana igufiteho. Kandi Imana igufiteho uyu mugambi bagiharirata, Imana igufiteho uyu mugambi bari bazi ko birangiye. Mvugira ngo amen, Amen. yego. Ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza kandi ntibumva n'imigambi ye, kuko azabateraniriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Ntabwo bazi icyo umwami atekereza, kuko azajya kugutabara abateranyirije hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Mvugira ngo amen, Amen. haleluya. Amen. Twatajya tubwira ngo ni amahanga yose yiteguye kukurwanya, ariko umwami asoje avuga ngo ntabwo bazi icyo akugambiriyeho, nta nubwo bazi umugambi Imana igufiteho. Icyo bikora cyo nuko ababwiye ngo aya mahanga yose azayateranyiriza hamwe nk'imiba irunze ku mbuga. Haleluya, Amen. cyane, haleluya. Amen. Abafite umugambi w'Imana aho uri hose umvugire ngo amen. Amen. Bategereje ubutabazi bw'Imana aho uri hose umvugire ngo amen. Amen. Birashoboka ko babona nta nzira, birashoboka ko biteguye kubona usebye, birashoboka ko babonye ko birangiye, ariko umwami Imana avuganye nawe aravuze ngo azagutabara, ndetse abateranirije hamwe barunze nk'imiba irunze ku mbuga. Ntabwo azagutabara batandukanye, azagutabara bose bateraniye hamwe. Mvugira ngo amen, Amen. hari abategereje ko se bazabateranya, hari abategereje kusenya bazaba bahari, hari abazi ko utazashaka bazaba bahari, bazi kutazubaka bazaba bahari. Imana igutabari bateranyirije hamwe. Mvugira ngo amen, Amen. haleluya. Amen. Turasoje ku murongo wa 2, Wa 12. yego wa 12. Twasoje. Haleluya, haleluya. Amen.
Mana itugirire neza. Njyewe ndafashijwe, niyo mpamvu narindi ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata. Yandutiye ayo mahanga yose, nubwo akwereka ko muri kumwe, ariko abari kugutegurira izindi nama zihishe, mvugira ngo amen. Ariko rati Imana ivuganye nawe ngo ntabwo bazima umugambi Imana igize gute igufiteho. Imana itugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, mukozi Imana. Imana iguha umugisha. Reka tugusabe utange nimero uwifuza ko ko yaguhamagara mugafatanya gusenga, azaguhamagare n'ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 kanyisubiramo ni 0788 24 55 19. Murakoze. Tugiye no gusenga. Yego. Mana yacu uri nyakubahwa, urera kandi icyubahiro cyawe ntago uzagihundi. Somye ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kuki dufiteho umugambi muremure, kandi ibyo wibwira kutugirira si ibibi ahubwo ni ibyiza. Izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye ko tugiranye igihango, uratubwiye ngo uzadutabara ayo mahanga yose, wayakusanyiriza imbere yacu nk'imibirunze ku mbuga. Natwe turabyizeye kuri Imana ishobora byose. Ngaho nyemerera udutabare, buri muntu wese n'umurengere kubyo kwifuzaho, buri muntu wese n'umutabare, buri muntu wese mu ruhande rwe n'uca inzira hatari inzira, kandi umutabare bagihari kubera kuri Imana y'amahoro. Urakoze kuje kubana natwe, watangiranye natwe kandi usozanyije natwe. Bisenze Imana mbyize mu izina rya Yesu, amen.